uzi ko numvisha Imana imbwira ngo ije kugabanya divorce. Ego. Amen. Iki cyari icyorezo gikomeye, ariko Imana ije guhagarika zimwe na zimwe, ije nzanye ijambo cyangwa se message Imana yampaye. Yego. Nkuzaniye ni message ivuze ngo Imana ije guhumanura ibyari bihumanye ku buzima bwawe. Warashatse urugo rwa mbere ruranga, ndatangariza abantu bankurikiye ko Imana ivuganye nanjye kwije nanone gutanga amahigo ya kabiri. Zino bwawe ikibazo wari ufite Imana igikemuye ihereye ku isoko. Iryo deni Imana iryishyuye burundu. Amen. Cyamunara yari guhangayikishije. Ntabwo ntinda cyane kuri iri jambo, numvaga ari message nshaka guha abantu, ariko ndashaka kubwira abantu ngo bagwanire Imana ishyaka mu gihe gisa nk'iki, duhagarare cyane ku murimo w'Imana kugira ngo izi neza. Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya 3:3 haravuze ngo ntabaza, iragukeneye ngo nawe uvuge. Yego, ntabaza ndagutabara cyane. Ariko watabaje si uko itagutabara, ariko ijwi ryawe Imana ni umwami. babiri Yuziritse TV ndetse n'umurage wabera TV, umurage TV7 ndetse na umuremye TV. Aho muri hose ndabifuriza amahoro y'Imana. Nge nitwa Karabo k'Imana, inyuma ya kamera turi kumwe na Japhet. Hano rero tugiriwe amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana ukomeye cyane, ariko mbere yuko tumwakira ndagusaba ukore subscribe, reba aho ngaho mu kuboko kw'iburyo ukande subscribe kugira ngo ujye urushaho kureba ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Ikaze mu kiganiro umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yego, amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Samsoni Nzabona Inderera. Samsoni Nzabona Inderera. Nzabona Inderera. Ya, ni izina. Ni rirerire. Izina ko numva rikaze cyane. Ni rirerire. Mbere yuko dutangira ndashaka iryo zino bantu utubwire kuki bakwise Nzabona Inderera. Izina Nzabona Inderera. Naravutse nsanga ndyitwa. Ntabwo nagize umugisha wo kumenya impamvu yajya, ariko nagerageje kugenekereza kuko ntaganiriye n'uwarinyise ntago yabayeho. Hanyuma ubwo twavutse turi abana bageze mu 10, nari umwana wa 8. Hanyuma rero urumva ko yari umubyeyi wakundaga gusenga cyane, ariko akaba yari afite isezerano ry'uko ari musafiri, ari umugenzi adahari. Mu kunyita iryo zina rero aravuga ngo izamurerera. Wadahari isigare imurerera. Nuko byagenze rero. Yari afite isezerano ry'uko azagenda vuba. Ya, ataha yari abizi. Ya, pole sana kandi. Rero ndagira ngo twinjire mu kiganiro tudatinze. Kuri izi mbuga nkoranyambaga hamaze igihe hari hamasaga cyane cyane ku bakozi b'Imana mu bintu ubona bidakwiriye, abantu baranyotewe n'ijambo ry'Imana bararibura. Uyu munsi rero nicyo twagutumye cyangwa se twagutumye kugira ngo ibyo abantu babuze ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi babibone. Niyo mpamvu twagutumiye. Ndagira ngo utangire usengera ikiganiro, ubundi winjire mu ijambo ry'Imana, tuganiriza abantu ijambo ry'Imana ribohora imitima. Abantu barashonje bakeneye ijambo cyane. Yego. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye ko wabanye natwe kandi ukaba wararinze ubugingo n'imibiri yacu, tukaba turiho duhumeka umwuka w'abazima. Warakoze, icyubahiro ni icyawe. Ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe kugira ngo ushyirwe hejuru, kandi turagutumiye uyu mwanya kugira ngo ubane natwe. Ubutumwa bwiza bugiye gutambuka reka bugirire umumaro umuntu wese uzabasha kubwumva, buzagiraho bumukura naho bumugeza. Urakoze, turagushimiye kubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko utangiye ubivuga rero Karabo, nshimye Imana kuba impaye uyu mwanya. Ni umwanya udakunze kuboneka cyane muri iki gihe, insengero zafunzwe, ariko turashima Imana ko hari ubundi buryo yashyizeho. Iyi nayo ni iyindi nzira Imana yashyizeho kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kugera ku bantu bose. Ubu turi mu rusengero. Rero nkuko utangiye uvuga ngo ijambo ry'Imana riri kuba ingume,
nzanye ijambo ariko ndashaka kuvugana n'umuntu wese unkurikiye muri aka kanya, mubwire ngo abakozi b'Imana nyakuri baracyariho. Abakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana bazima baracyariho. Biragoye nyine muri iyi minsi kumubona, ariko barahari, ntabwo bose turabafata ngo tubashyire mu gatebo kamwe tubacire urubanza, ariko abakozi b'Imana bariho. Iri jambo ndarivuga ngo hari 7,000 bitarapfuye. Yego, ndarivuga mpagaze ku maguru yanjye yombi. Hari igihe Imana yigeze isanga Eliya, ngo yari yagize ubwoba arahunga, kandi Imana yari yaramukoresheje, ariko ngo Imana iramusanga irabaza ngo Eliya bite ko wahunze? Eliya terega abahanuzi bashize, ninjye usigaye, kandi nanjye Ezebeli aragenza ubugingo bwanjye, arashaka kunyica. Ariko Imana iramubwira ngo haracyariho abahanuzi, haracyariho abakozi b'Imana bazima bataravangirwa. Iramubwira ngo haracyariho 7,000 bitarapfukamira Bayali. Rero ntangarize umuntu wese udukurikiye, umuntu wese utwumva, ntabapfira gushira. Amen. Abakozi b'Imana mu Rwanda barahari, hirya no hino mu bihugu bitandukanye barahari, bari mu mwuka w'Imana, bagikoreshwa n'Imana. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Kandi nanone reka mbabwire ngo naba abandi basubiye inyuma, haracyari imbaraga Imana ifite zo kubakurayo nabo bakagaruka. Imana ishimwe cyane. Amen. Nahoze ntekereza rero ku gihe cyabayeho nanone nk'iki ngiki turimo, cyari igihe kigoye cyane. Uyu Yezebeli ngo yicaga abahanuzi, arabica pe, yari yaracuze inkota zo kwica abahanuzi mu buryo bukomeye cyane. Ariko hanyuma ngo iki gihe hari umukozi w'Imana nanone Imana yahagurukije. Ndashaka kubwira umuntu wese unkurikiye muri aka kanya, nkubwire ngo nawe Imana yagukoresha kugira ngo ugwanirire Imana ishyaka mu gihe gisa nk'iki. Amen. Uyu mukozi w'Imana muzima uhari, ukaba wamuhagararaho. Ukamuhagararaho. Nabonye muri iyi minsi abakozi b'Imana bazima barimo neza, batavangiye, mbese bari kumwe n'Imana. Bafite ishuri. Nawe urabizi, ndabizi ko urabizi, bafite ishuri. Ishuri rya mbere ni ishuri ry'ubukene. Yego. Ishuri ry'ubukene rirahari rwose ku mukozi w'Imana wirinze kwiyandurisha ibyo kujya by'ibwami. Rirahari abiyanduje ni benshi. Rirahari benshi bariyanduje, ariko abakozi b'Imana iryo shuri rirahari. Rero cyari igihe kigoye. Uyu mugabo Obadiya, Imana iramuhagurutsa kugira ngo abashe kugwanirira Imana ishyaka ku bakozi b'Imana cyangwa se ku bahanuzi bazima bari bahari muri icyo gihe, kuko abenshi bahanuraga ku bwa Bali na Shera, ariko hari abahanuzi nanone bagihanura ibiturutse mu ijuru, bagihanura bakivuga Imana ivuze. Haleluya. Amen. Icyo gihe Obadiya, kuko yari umukozi w'ibwami, yabaga ibwami, areba akarengane kari kuba ku bahanuzi, areba uburyo abahanuzi barimo bicwa, Obadiya ngo biramubabaza, agira ishyaka, agwanirira Imana ishyaka, ngo afata bamwe mu bahanuzi. Icyo akora ntabwo yabashije kubafata bose, ariko yafashe abo yari ashoboye ngo arabahisha. Bibiliya iratubwiye ngo yarabafashe abajyana mu buvumo, ubuvumo bumwe bushyiramo 50 n'undi abushyiramo 50, abahanuzi 100 arabatunga ari umwe. Haleluya. Amen. Hanyuma ngo igihe kigeze, ubutunzi yari afite yakoreshaga batunga burashira. Ibyo kurya bimushiraho, niba yarahembwaga umushahara urarangira, ngo n'imitungo ye arayigurisha, ibye byose arabitanga birashira. Birangiye ngo kuko yari afite umuhigo wo gukomeza kugwanira Imana ishyaka, abona ntari bubireke, aravuga ngo nzakorera Imana kugeza ku gupfa. Ngo ajya mu madeni,
kugira ngo akomeze akorere Imana. Afata ideni rya mbere rirashira, afata irya kabiri, afata irya gatatu, arakomeza kugeza apfuye. Atunga abahanuzi kugira ngo agwanire Imana ishyaka. Ndashaka kuvugana n'umuntu nkurikiye muri aka kanya. Nawe waba umwe wahagarara ku bantu b'Imana nyakuri cyane, waba umwe ushobora kwambika umukozi w'Imana, kuko ivuga butumwa buriya kugira ngo rihabwe agaciro, icyambere umuntu ugukurikiye amanza kureba uko uri inyuma, kuko ntabwo mbere yuko yumva ikikuvamo aramanza akakureba inyuma. So rero kuko ari umuntu, abantu bareba inyuma, kuko ari umuntu, Imana nireba imbere, akareba wambaye ute, umeze gute. So rero ndashaka kugira ngo niba unkurikiye ukaba uzi neza ko muri iki gihe hari abakozi b'Imana bazima bahari kandi ukaba umuzi, nawe gwanira Imana ishyaka ube nka Obadiya. Imana ishimwe cyane. Ngo kugezaho ngo amafaranga yamushize hajya mu madeni, nge natangaye cyane. Cyo koze nabigerageje gakeya, ntabwo ari kenshi gufata ideni ugiye gukora umurimo w'Imana. Muri iki gihe biragoye, ariko hari abantu badukurikiye babikoze. Imana ibaha umugisha. Mu gihe nko kuba ku rusengero ugafata ideni, cyangwa se uzi ko ukoze Imana buraye ukamugaburira, Imana ibaha umugisha. Obadiya nawe rero yabaye icyitegererezo cyiza, ngo yagiye mu madeni kubw'umurimo w'Imana. Ngo igihe kigeze arapfa, amaje gupfa ngo umwishyuza araza. Umwishyuza naramutinye, Imana ibarinde umwishyuza. Niba wari ufite umwishyuza unkurikiranye, Imana imugukiza. Mu kumugukiza kwa mbere ni uko ugomba kumwishyura. Imana itanga ubwishyu. Mu yandi magambo, Imana iguha ubwishyu, kuko uyu mwishyuza byanga bikunda akeneye kumwishyura, ariko Imana iguha ubwishyu mu izina rya Yesu. Kuko aramutse aje wasanga iyo nzu yawe igiye, cyangwa se ibyo wari wishingikirijeho, ariko Imana igukiza umwishyuza, iguha ubwishyu mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo hanyuma ngo umwishyuza araza, ngo asanga umugore, aramubwira ngo ndashaka kugira ngo unyishyure, urabizi ko umugabo wawe nubwo yapfuye yarandimo ideni. Umugore ati ndabizi. Tutararengaho, umwishyuza yarabizi yuko uwo mugore ari mu bibazo, yarabizi ko umugabo wamugaburiraga yapfa, yarabizi. Nuko ngo hari ibigeragezo biza bidatinya kubona ko hari n'ibindi byari bihari. Yego. Komeza ndimo ndabyumva. Ni kwa kundi bavuga ngo nuvuga ngo nyine ngo kimwe ngo kirashira ngo ikindi kikaza, kimwe kirenga ikiri gihembo. No kuvuga ngo rero umwishyuza yarabizi neza. Yego. Yarazi ko uyu mugore yapfushije. Yarazi neza ko nta n'ubwishyurega yarabizi. Oya, mu yandi magambo, hari umuntu ushobora kuba afite ibibazo, kandi mugenzi we baturanye abizi yuko afite ibibazo, ariko ntatinye kumwishyuza ideni amuhagata, kandi abizi ibibazo by'uwo muturanye afite, we arimo arireba, abizi neza. Dukomeze, uri mu mafuta. So ndashaka kuvuga ngo rero tukiri hano, umuntu nkurikiranye cyangwa se unkurikiye ufite ideni, ndabigusabiye rwose mutware mpabwa n'Imana. Imana ikwishyurire. Imana ikwishyurire. Ideni ni ribi, ideni rituma umuntu agenda akikira. Imana ikwishyurire. Amen, amen. Umwishyuza rero ntabwo yatinye ibibazo uyu mugore yarahagazemo, aramubwira ngo uranyishyura. Undi ati ndakwishyura gute kandi uzi n'ibihe ndimo? Aramubwira ngo ariko uranyishyura uko bigenda kose, niba nta n'amafaranga ufite urampa abo bana bawe mbatwareho ingwate. Harimo n'agasuzuguro. Urampa abana bawe mbatwareho ingwate. Urumva uyu mwishyuza nta mu yari afite. Umugore ngo abonye bimucanze, ngo yibuka ngo na nyuma yaze, yibuka ko mu ijuru hari Imana, kandi yibuka ko iracyahari, ngo ahita aramubwira ngo nta kibazo, tegereza gato, ejo nzakwishyura. Ahagarara mu ijambo ryo kwizera, ahagarara mu ijambo ryo kwizera, aramubwira ngo nzakwishyura, genda ejo uzagaruke. Nawe ngo ahita agenda, asanga umuhanuzi Elisa, amutekerereza ibyamubayeho byose. Utararenga agira gute? Asanga umuhanuzi Elisa. Yego. Urumva ko abahanuzi rero bafite akamaro, baracyahari kandi. Aramusanga ngo asanga umuhanuzi Elisa,
aramubwira ngo databuja, umugaragu wawe, umukozi w'Imana ari nawe mugabo wanjye yarapfuye, urabizi. Ariko nubwo yapfuye yakoreye Imana. Reka nkubwire ngo umuntu wakoreye Imana imuha inyiturano akiri mu isi, ndetse n'iyatariho urubyaro rwe, abamukomokaho, Imana irabibuka, Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Aramubwira ngo yarapfuye ariko umwishyuza aje kunyishyuza, kandi uzi ko iryo deni nawe urabizi, ntabwo yarifashe ngo angurire inzu, ntabwo yarifashe agura umurima, ntabwo yarifashe ngo angaburire, ahubwo yarifashe kugira ngo atunge, kugira ngo agwanire ishyaka umurimo w'Imana. Ngo hanyuma ngo Elisa aramubaza ngo ufite iki? Aramubwira ngo mfite utuvuta duke mu mperezo. Ndashaka kubwira abantu bankurikiye rero, mu mirimo yose Yesu yagiye akora, mu bitangaza byose yagiye akorera abantu, nta na kimwe, naragerageje gusoma Bibiliya, wenda nge ndavuga ibyo nzi, nta na kimwe Yesu yigeze akorera umuntu uwo muntu atabigizemo uruhare. Nta na kimwe. Ariko uzi ko ibyo bintu ari byo. Yego. Uyu wari ku kidendezi, Yesu yarahamusanze. Uyu nawe yari yarabigizemo uruhare, yari yarategereje. Yarateye intambwe. 3:8 uri ku kidendezi. Yateye intambwe, arahagera, aranihinduriza, arahaguma, abandi bakajyamo bakahaguma. 3:8 yarakomeje arategereza. None uyu munsi umuntu ahura n'ikibazo imyaka 2 agahita Imana yaramutaye, yaramwibagiwe. Iyi mpumyi nayo ni nyinshi. Uyu bita Baritimayo nawe mbere yuko Yesu amuhumura ngo yamanje gutaka, yaratatse. Iyo adataka ngo amuhamagare ntabwo yari guhumuka. Haleluya. Amen. Hari n'ibindi bitangaza byinshi, hari naho yakizaga abantu, yego, akamubwira ngo ufite kwizera, genda kwizera kwawe kuragukijije. Yaheraga ku kwizera ufite gatoya, ufite Imana igahera. Ariko hari ahandi hantu ugeze ndamumva cyane, no muri iyi minsi, yego, ubona ko umuntu uzabaho neza ari umuntu ufite amavuta. Terasirebo. Ayo mavuta rero ngenda yumva mu buryo butandukanye. Buri ikintu cyose wakora nta mavuta ntigicamo. Ikintu cyo wabwiriza nta mavuta ntivamo. N'imodoka ntishobora kugenda utashyizemo amavuta. Ibintu byose nta mavuta. Amavuta. Wana uri mu mavuta. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Uyu mugore ngo yari afite utuvuta duke. Twari duke. Ariko adufite. Ndashaka kuvugana n'umuntu wese unkurikiye. Nibyo Imana yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero, ariko hari ikishingiraho byonyine kuba uyifite muri wewe. Byose kuri kuvuga ngo akantu ufite nihera. Yego. Nuko Imana ibitabizi. Ikintu ufite ntago nari numvishe neza ikibazo mbajije. Warubajije ngo ibyo byose ko muri kuvuga ngo hari Imana ikora hari icyo ufite. Ibyo byose nuko Imana ibitabizi kugira ngo ikora nuko hari icyo ufite. Imana ibibizi. Sibyo? Ibibizi neza, ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya 3:3 haravuze ngo ntabaza. Iragukeneye ngo nawe uvuge. Yego, ntabaza ndagutabara cyane. Ariko watabaje. Si uko itagutabara, ariko ijwi ryawe Imana ni umwami. Kandi abami bose bakunda icyubahiro. Yego. Kandi Imana ikunda icyubahiro kurusha ibindi biremwa byose cyangwa se kurusha. Rero ni uburyo bwo kugira ngo nyine ikwereke ko iri hejuru. Yego. Bibiliya iravuze ngo hanyuma nihuse cyane tugeraho hantu niho nihuse cyane ngo aramubwira ngo afite utuvuta duke. Elisa aramubwira ngo genda utire ibibindi mu baturanyi, ushyire mu nzu iwawe, wikingirane, nurangiza ufate utwo tuvuta utonyangirizemo muri buri kimwe, nurangiza utonyangirizemo. Niryo jambo ryonyine yamubwiye. Umugore aragenda arabikora, abona biremeye. Aha rero ndashaka kubwira abantu badukurikiye,
yasubiye kwa Elisa, yasubiyeyo aramubwira ngo muntu w'Imana byakoretse, byemeye, bya bindi bwa buhanuzi wamanuriye bwasohoye, none nkora iki? Asubira kugisha inama umuhanuzi. Haleluya, amen. asubirayo ntabwo yibagiwe aho byavuye, yasubiyeyo amugisha iki? Inama. Aramubwira ngo genda ugurishe wishyure. Cyo ni icya mbere. Urumva ko yamugiriye inama nziza. Icya kabiri, asigara ntuyasesagure, azagutunga n'abana bawe. Na n'uyu munsi muri Isiraheli abakire benshi bafite ibigega by'amavuta bakomoka muri uwo muryango. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga iki rero muri uku gusubirayo k'uyu mugore kwa Elisa? Reka mvuge kuri aka kantu abankurikiye mu byumve. Dufite ikibazo muri iyi minsi, umuntu asanga umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana akamusengera, Imana ikamusubiza, ariko akamuheruka uwo munsi basengana. Wa mukozi w'Imana agakomeza agasenga, yewe akurira imisozi akiyiriza, agakomeza ngo Mana mutabare kumbi wa wundi yarashubijwe. Bwire ngo mfasha dushima Imana. Ntago nkubwiye ngo jyana y'ituro, ariko naryo ni ngombwa. Ni ngombwa ituro ryabamenya, ni ngombwa. Ariko byibuze mubwire ko icyifuzo mwasengeye cyasubijwe, nawe ashima Imana, aruhuke ave ku mavi. Haleluya, amen. Ariko abenshi rero iyo bikemutse birarangira gutyo. Ndashaka kuvuga iki rero? Niba unkurikiye ukaba uzi ko wasenganye n'umukozi w'Imana ikagusubiza, mwarasengeye icyifuzo, ukamubwira ati twurire umusozi dusenge, uzamubwire ngo mfasha gushima ibyo twasengeye, Imana yarabikoze, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, amen. Ndashaka kubwira umuntu wese unkurikiye ko iki ari igihe cyo kugira ngo nawe ugwanire Imana ishyaka. Iki si igihe cyo kuvuga ngo cyo kugira ngo uvuge ngo abakozi b'Imana bose babaye bamwe, barashize, naba nibyo ni oya. Niba hari uwuzi mushyigikire, uzaba ushyigikiye iki? Imana. Ntabwo ntinda cyane kuri iri jambo, numvaga ari message nshaka guha abantu, ariko ndashaka kubwira abantu ngo bagwanire Imana ishyaka mu gihe gisa nk'iki. Duhagarare cyane ku murimo w'Imana kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa ku bwacu. Nshaka kuvuga kuri iri jambo ho gatoya cyane. Yego. Ni ijambo dusanga mu Bami ba kabiri igice cyaho cya Abami ba kabiri ni igice cya 19. Abami ba kabiri 10 igice cya kabiri umurongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuze ngo Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimuzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwica no kurumbya na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yabivuze. Nzanye ijambo cyangwa se message Imana yampaye, nkuzaniye ni message ivuze ngo Imana ije guhumanura ibyari bihumanye ku buzima bwawe. Hari ibintu byari bihumanye kandi urabizi, ariko Imana ije kubihumanura. Nibyo nawe urabizi, Imana yambwiye ngo ibyo byari bihumanye, ibyo wabonaga byanze, ibyo wabonaga wagerageje amahirwe, ukoresha amashuri, ukoresha umenyi wari ufite, biranga. Imana iraje kandi ije kubihumanura mu izina rya Yesu. Warashatse urugo rwa mbere ruranga. Ndatangariza abantu bankurikiye ko Imana ivuganye nanjye kwije nanone gutanga amahirwe ya kabiri. Imana ije gutanga amahirwe ya kabiri. Aya mahirwe ya kabiri yayazanye ku mugabo bita Yobu, ngo Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Imana irambwiye ngo mbwire umuntu wese unkurikiye ko wabuze amahirwe agatakara atabigizemo uruhare, niyo waba warabigizemo uruhare ariko ukaba waragarukiye Imana. Imana yambwiye ngo ije gutanga amahirwe ya kabiri. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo aba bantu, uyu mudugudu
abanyamudugudu ngo bukeye basanga Elisa, baramubwira ngo databuja, tumaze igihe twihagazeho, twarabicecetse, ariko aho bigeze turashaka kuvuga, turashaka kubikubwira. Aleluya. Amen. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe shuti hebuje, nta wundi wabona umeze nkawe, byose ubimuganyire. Ngo basanga Elisa, baramubwira ngo igihe twihagazeho kirahagije, noneho reka tukubwire ikibazo gifite. Uyu mudugudu urawureba, uri heza, wubatse heza, usa neza, urebeye inyuma ntiwabona ikibazo dufite. Aleluya. Amen. Ariko twebwe ubwacu nitwe tubikwibwiriye, dufite ikibazo gikomeye. Ikibazo cy'uyu mudugudu ni isoko. Isoko. Ni isoko y'amazi. Amazi yo muri uyu mudugudu arica. Umuntu wese uyanyweyeho nta buzima agira. Iyo tugize ngo tuyuhije imyaka iruma, iyo tugize ngo tuyahaye inka zacu ziraramburura. Umuntu wese unyweye kuri aya mazi nta buzima yongera kugira. Haleluya. Baramubwira ngo rero dufashe, twakubonye. Elisa abategeka icyo gukora, ababwira ngo munzanire imperezo nshya, mushyiremo umunyu. Ngo afata iyi mperezo, afata uyu munyu ngo aragenda ashyira he? Mu isoko. Reka mvugane n'umuntu nkurikiye muri aka kanya. Ikibazo wari ufite Imana igikemuye ihereye ku isoko. Amen. Imana ikemuye ikibazo cyawe ariko ihereye ku isoko. Kuko idahereye ku isoko ejo wakongera ugahura nacyo. Imana ikemuye icyo kibazo ihereye ku isoko. Ngo amishamo umunyu, aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, pela sile zodela ela silebo. Ntabwo azongera kwicana, ntabwo azongera kurumbya nk'uko Elisa abihanuye. Na bugingo n'ubu ndashaka kuvugana n'umuntu wese wari unkurikiye. Imana yakuntumyeho. Yego, ubuhanuzi n'ubwawe. Ikibazo wari ufite Imana igikemuye ihereye ku isoko. Iryo deni Imana iryishyuye burundu. Amen. Cyamunara yari guhangayikishije, ariko Imana ikwiho mu izina rya Yesu. Pela sile zodre etaya silebo. Kandi numvishe ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Uzi ko numvishe Imana imbwira ngo ije kugabanya divorce. Ego. Amen. Iki cyari icyorezo gikomeye, ariko Imana ije guhagarika zimwe na zimwe, ije kugabanya divorce. Niko Imana ivuganye nanjye. Uku gutandukana ko bashakanye ni umwuka mubi uturuka kuri Satani. Hari imbaraga Imana imanuye zo kugwana n'uyu mwuka. Birashoboka ko hari umuntu nkurikiye urugo rwe rwari rugeze marembera abona nawe rutakiriho, ariko ikimenyetso cy'uko uyu mwuka ugiye kugabanuka nuko ingo nyinshi zari zaratanye. Hari igihe abantu batana bakibana. Imana ije kongera kuzisubiranya mu izina rya Yesu. Niko Imana ivuganye nanjye. Ubu n'ubuhanuzi Imana impaye nicaye hano kuri kamera. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo Elisa ngo arahanura avuga ngo Uwiteka, umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe, umva uko Imana imbwiye ku buzima bwawe. Imana ije guhumanura ubuzima bwawe. Imana ije guca karande yari kwizingitiranijeho. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ije guhumanura ubuzima bwawe. Ibyo ikimwe cyose wakoraga cyangaga, wateretaga ukanapanga umushinga, ariko kuri finali umushinga ugafeiringa ugapfa. Imana ije guhumanura. Izo mbaraga Imana ije kuzigukuraho. Nawe ugiye kubaka mu izina rya Yesu. Ndashaka ko dusenga Imana. Ndashaka ko dusenga Imana, munyemerere dusenga Imana. Ariko message ni nari mfite. Message iya mbere nuko Imana ivuze ngo mu gihe nk'iki wakora iki. Mu gihe
abakozi b'Imana Satani arimo abagwanya mu buryo bumwe n'ubundi, waba nka Obadiya nawe ukagwanira Imana ishyaka. Message ya kabiri ni message ivuze ngo Imana ije guhumanura. Kandi navuze kenshi kuri Elisa, mvuga no kuri Obadiya. Aleluya. Amen. Elisa yagarutsemo kenshi, umuhanuzi yagarutsemo kenshi. Uyu munsi wa none abahanuzi barahari kandi bazima, kandi bakorerwamo n'umwuka w'Imana. Ariko reka mbabwire ngo nanone Kristo arahari kurusha abo bose. Yego. Yesu uwabambwe agapfa akazuka, uwo niwe Imana irimo igusaba ngo mu gihe ubona byagucanze, tera intambwe usange Yesu. Nk'uko uyu mupfakazi yateye intambwe agasanga Elisa, nawe tera intambwe usange Yesu. Yesu niwe wenyine utazakuvamo, niwe wenyine utazaguhemukira. Inshuti zo mu isi tujya tubibona, hari igihe uyibitse ibanga, ejo ugasanga ryakwiriye hirya no hino ku isi yose, ariko Yesu ntabwo azakuvamo, Yesu ntabwo azaguhemukira. Icyo kibazo tera intambwe sanga Yesu. Ntangariza umuntu udukurikiye ngo Imana iracyakora. Yesu Kristo uko yari ari kera na n'uyu munsi niko akiri. Ibipfamatwi birumva, ibiragi biravuga iyo byageze kuri Yesu, abapfuye barazuka kuri Yesu. Haleluya. Ingumba zirabyara iyo zageze kuri Yesu. Ndashaka kukubwira ngo aracyahari, aracyateza amaboko. Reka mvugane n'umuntu wari waraguye, wari warasubiye inyuma, arateza amaboko nawe garuka. Yesu yiteguye kukubabara. Ndavugana n'umuntu utarakizwa, nawe garukira Yesu, ngwino umusange. Jambo ry'Imana Yohana 3:16 haravuze ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka. Aka kanya rero ndashaka kugira ngo dusenge, ariko mbwira abantu ko Yesu aracyahari kandi aracyakora. Murakoze cyane. Mbere yuko dusoza ndagira ngo nkusabe utange nimero yawe ya telefone cyangwa se n'izindi mbuga wabukoreraho uzitangariza abantu, ubundi dusenga n'Imana. Abantu niba bagukunze baze kubyandika muri comment, banasabe ko tuzakugarura, kuko ariko kukugarura byo ni ngombwa, kubera ko uravuga Imana kandi uvuga Imana abakora ibikorwa byiza. Tanga nimero yawe ubundi udusengera Imana. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 14 52 022. Yego. Ushobora no kunkurikira ku rubuga rwitwa Nzima TV, aho ngaho mpatambutsa ijambo ry'Imana. Ni karibu rwose. Mwakoze rero abadukurikiye, Imana ibaha umugisha kuba mwihanganye ikiganiro kuva gitangira kugeza gisoje. Mbere yuko ngenda rero inyuma kamera twari kumwe na Jafeti, twari kumwe na ya mateleviziyo yombi ari gukoresha umukozi w'Imana. Reka rero mbasezere ngena rikarabu k'Imana, ubundi musigira umwanya abanze adusengera Imana. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe ririmo imbaraga, ijambo ryawe ririhagije. Tora silebone pela si edo, rihagurutsa ibirema. Ijambo ryawe rikiza ibipfamatwi, ijambo ryawe ribasha gukiza ibisenzegeri. Uko rurikerana n'uyu munsi ni kukiri. Reka ijambo ryawe risoze icyo ritumye ku muntu wese uryumvise. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen. Amen. Oui.